twabakishijwe twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza wageze ku musaraba urakubitwa urashinyagurirwa byose wabikoreye kugira ngo uturengere ku isaha ya 9 wireheresha amahanga yose genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka ngushimire nanagusuhuze aho uherereye hose ukurikira ibiganiro by'urugendo online TV Imana ikomeze kuguha umugisha cyane turi muri rwa rugendo ni Samu Gakire ndi kumwe na Jerry umuntu wese uri kureba iki kiganiro nagira ngo nkubwire ko kugira ngo dukomezanye urugendo ibintu bimeze neza cyane ugomba kugira akantu ko kunywa ubufite nyine kandi ako kantu bakita Sana Juice na akanyobwa kameze neza cyane na akantu ko kunywa ni ji iryoshye imeze neza cyane Sana Juice iri mu bwoko bugiye butandukanye harimo iz'abana n'iz'abantu bakuru kandi nujya kuyigura wibuke ko umwana ufite mu rugo cyangwa se undi muntu ufite mu rugo mutoya akeneye kadidosi ubundi nako ukamugurire kugira ngo dukomeze urugendo bimeze neza cyane murabizi ndi inshuti y'impano nkunda impano especially ziri mu bana batoya cyane uyu mwana muri kureba amaze igihe kinini ampamagara ati Gakire wazampaye ikiganiro ko mfite impano ni umunyeshuri agiye kuza twibwire ndumva hashize n'igihe kinini ampamagaye arambwira ati njya nkurikira ibiganiro byawe ufasha abana bafite impano nanjye ndayifite aranandirimbira numva ibintu bimeze neza cyane uyu munsi re yaje avuye irwamagana irakoze yego Yesu ashimwe Tahimbaza umeze neza meze neza cyane ndayibwira abantu badukurikiye murakoze nitwa Irakoze Bonheur mu rugo ni Rwamagana hagana he Imwurire yego tuye hafi n'umuhanda na kaburembo yego okay niwe tugiye kuba turi kumwe uyu munsi rero umunsi mwiza cyane ni ku cyumweru uyu munsi aryo sengera he ADPR uri umurokore yego ADPR yikundira ikize kucyo utagiye mu badive cyangwa niko ariho wakuze usanga ababyeyi bari yego nakuze nyine mu rugo nsanga ari abarokore nawe urumva urayikunze mbwira nk'ibintu bibiri wayikundiye ikintu cya mbere nyikundira iramfasha nyine sinzi ukuntu nabivuga ituma udataha indangagaciro yego z'abakristo ukambara wikwije yego ntuhishyire ntudefirize imisatsi ntutobora amatwi hari icyo bitwaye biriya se ntacyo bitwaye ariko kuri wowe kuri njye nyine ntago mbikunda ariko nyine nta kintu bitwaye none rero nk'umuntu w'umurokore wo muri ADPR katwinjire ku karirimbo ngo usabe se gutungure nta kibazo nta murokore utazi indirimbo yo mu gitabo baho yego shaka karirimbo gato yo twinjize mu mwuka dore uyu munsi ni no ku cyumweru ubwo amateraniro yanjye nawe na Jerry tugiye kuyakorera hano yego okay sarabani wobe ndera byacu twabakishijwe twemeye n'isoni zawo niwo tuneshereza iyo ndirimbo yitwa umusaraba umusaraba usobanuye iki umusaraba ni iki cyahabereye ku musaraba nyine niho Yesu bamubambye kandi ejo bundi yarazutse kuri Pasika ubu ni muzima okay noneho mumaze kubyumva rero mvuze ngo umuntu afite impano yo tuje kwicaza umuntu hano nuko tuba twumvishe kari ikintu afite cyo guha abanyarwanda afite impano Irakoze Bonheur yego akaba ari umwana wa kangahe mu bana bangahe ndi umwana wa 5 mu bana 6 abantu bose muvukana abo mwigana
abo muturanye bose turabasuhuje cyane abantu b'imwurire yego imwurire uzamutse hariya uzamutse kuri niho hari inganda harya yego mo hejuru ukagera ahantu hari ikigo cy'amashuri ubu utarahageraga utari wahagera yego naje kuhafata inkuru hari umwana bafashe ku ngufu yego nizere ko abantu bahari batazongera gufatana ku ngufu ko umuntu wabikoze baramuhaniye cyane yego okay irakoze rero akaba yiga mu wakangahe niga mu wa gatatu ujye ubasha kubitsinda se yego utsinda iki cyane shimi na entrepreneur imibare byaranze byaranze ariko ntabwo ari cyane okay rero tuba dufite slogan yo kugira ngo tuzane umwana hano aririmbe n'ibiki tukavuga ngo agomba no kuba performinga neza ku ishuri yego gushyigikira impano ni kimwe ariko gufokasinga ku manota ni ikindi sibyo ku ishuri nyine ukagenda ukiga neza abantu batazavuga ngo abana bose gakirenga ajya hanga mu interview baba banyuma yego ubu nituramuka ubutaha twongera gukora ikiganiro kuko ubu nawe wahise winjira mu muryango w'abana bagakire baririmba kandi uri umuryango w'umugisha yego kuririmba rero kwawe byatangiye gute abantu benshi batubwira ngo ni muri korari ngo byagenze utya hari no kubwira ngo navutse ndi kurira cyane ubwo nyine bahita babona ko nzaririmba we byatangiye gute nyine ubwo urumva navukiye nyine mu rugo rw'abarokore dusenga nyine nkurira muri korari y'abana ndirimba nyine wanyuze no muri ekodime yego uririmba watangiye winjiyemo muri korari y'abana ufite imyaka ingahe ni nk'Icyenda imyaka 9 utangiye kuririmba ninde muntu wakubwiye ko uririmba neza bwa mbere mama wawe yego mama we nawe araririmba hari abandi bavandimwe ufite baririmba baririmba mu makorari nyine none se ugira telefone oya wambonye kubera ko arampamaga mbwira ko wambonye kuri YouTube yego nakubonye telefone ufite nashatse nimero yawe nkoresha telefone ya mama yego okay hari ibiganiro ugeze ubona by'abandi bana nakoresheje yego batandukanye umvisha batazi kuririmba barabizi cyane ubu rero nawe ufite ikintu ugiye kwereka abanyarwanda karakara karirimbo twinjiriyeho ati impano yo kuririmba yo ndayifite kandi abantu banabyumvise mu kantu gaturirimbye ntago tugiye gushidikanywa ahubwo rero turagira ngo twinjire turebe noneho nyuma ya korari y'abana nyuma yo muri École de Dimanche wagiye utangira kuririmba wenyine ryari ese ninde wagiye ubigufashamo ninde wagiye ugufasha mu ma practice yawe kugira ngo ubikore neza nyine wenda ubu ninde ugufasha kugira ngo ukorere muri uwo murongo mfite musaza wanjye bamwita Magnifique ego niwe wamfashije mu ma practice azi kuririmba nawe arabizi arakurusha naga ndasha naga kurusha okay niwe muntu ugufasha muri za practice ego ufite sindirimbo zawe yego zingahe mfite indirimbo 2 zirakoze muri studio oya ntago bushobozi nyine burabona rero nimba izo ndirimbo zawe ari nziza reka mbenese kugira inyungu utangarizwa urabanza turirimbire abantu nibumva ko ari nziza hano hashobora kuza umuntu akavuga ati uwo mwana iyo ndirimbo ndayimukoreshereje cyangwa se nanjye nkayigukoreshereza birashoboka yego ariko byose biva mu gusenga yego urumva ko ubizi neza cyane ko ibintu byose biva mu gusenga ubwo nizere ko mbere yo kuza gukora ikiganiro hano wabanje nyine kubiragiza Imana wabanje kubisengera cyane urabisengera yego gitondo wasenze yego usaba iki Imana nyine ize kudufasha nyine dukora ikiganiro neza nyine ntagire ikibazo kivuka wari ufite ubwoba ntago bwabura ko nyine butangiye gushira wari ufite ubwoba bw'iki bwa mbere ubwoba wageze n'ubw'iki nari mfite ubwoba bw'uko wenda nshobora kuza kuririmba ntubikunde ukanyima ikiganiro icyo nicyo cya mbere bwashize se
Yego. urumva ibisigara uririmbe neza. Yego. Reka twumvisha abantu ku ndirimbo yawe uririmbe akantu gato. Indirimbo zawe ebyiri bazita ngo iki? Imwe nayo bayita ku musaraba. Ku musaraba, indi bayita ntituzacogore. Ntituza cogore. Ku musaraba wayise ku musaraba kubera iki? Kubera ko nyine nasomye ijambo ry'Imana. Dusanga he? Muri Luka. Mu bice 21 aho ngaho gutya. Hafi aho. Bwo abantu bagiye bashakire hafi aho. Havuga ngo iki? Simbyibuka neza kuko nago wakandika ijambo nyine usomye muri Bibiliya ngo here kwa mbere ugize kwa nyuma nyine wandika. Wagura n'ibitekerezo yuri guhira. Yego nyine ukareba nuko ibintu bimeze nyine. Noneho rero indirimbo yitwa ku musaraba. Ibumbiyemo ubuhe butumwa? Cyambere kwibutsa abantu nyine amaraso Yesu yatumeneye kubw'ibyaha byacu ko tukwiye natwe gukora iki? Gukora neza nyine. Gukora neza tutari twajya kure yaho ngaho. Tuguhereho wowe. Yego. Nibihe bikorwa byiza ujye ukora kugira ngo noneho ya maraso Yesu yatumeneye uvuga ati basi nanjye hari udukorwa twiza nkoze kugira ngo ubone ko nzirikana ko wamfiriye. Cyambere nyine ndi umunyeshuri. Yego. Hari igihe nyine nko ku ishuri hari igihe haba hari nk'umwana wenda nyine navuga ko wenda udafite ubushobozi cyane nyine hari ibikoresho bimwe wenda adafite wenda mu rwenda banguriye nk'amakaramu wenda urugero ane ni urugero nkaba nyine namuhamo nk'abiri nanjye nkasigarana. Ni igikorwa nyine cya mbere. Ni igikorwa cyiza cy'urukundo. Noneho rero mbwira umwana w'umukobwa ukiri muto muri mu myaka ari mu myaka nk'iyawe abakwiriye kwitwara uti mu myitwarire? Cyambere agomba kwihesha indangagaciro nyine z'umunyarwanda nyine ntiyambike ubusa. Irako mu ndangagaciro z'umunyarwanda cyangwa z'umunyarwandakazi wambwiramo imwe cyangwa ebyiri? Kwambara ukikwiza biri mu ndangagaciro nyine z'umunyarwanda. Hari abantu ujya ubona batikwije se? Yego ndababona. Bambaye gute? Bambaye utuntu tw'utumini nyine. Iyo ni iya mbere, kwambara neza ukikwiza. Iya kabiri? Kutagira amacakubiri. Yego. Nabyo ni indangagaciro z'umunyarwanda. Yego. Ubwo amacakubiri duhita tubijyana no muri sanse yo kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside. Yego. Indi? Cyambere umuntu uri mu kigero nk'icyanjye indi ndangagaciro agomba kuba afite akunda Imana, asenga, niyo ataba umwadeperi ariko nyine asenga Imana. Yego. Izo ni indangagaciro. Yego. Z'umunyarwanda cyangwa z'umunyarwandakazi. Yego. Noneho rero ni ibiki muri sosiyete umuntu nkawe aba agomba kwirinda, ugomba kwitwara ate kugira ngo ejo he hazabe heza? Umuntu muri kigero kimwe uri kugenda akura bisaba ko akurira mu wehe murongo? Icyambere gusenga nyine nanone birongera kagaruka. Yego. Akirinda urugomo nyine. Akubaha kumvira nyine. Akirinda iki kindi? Akirinda no kugenda ibintu by'ibicuku cyangwa kugenda ababyeyi batemeye batamuhaye uruhushya batabizi. Kwirinda iki? Ibishuko. Yego, kwirinda ibishuko. Ibishuko ni nk'icyo ubwo bavuze ngo ibishuko nk'umuntu uri mu myaka yawe umuntu ashaka kumushukisha iki kugira ngo wenda vuga ati ibi bintu umuntu abishukishije umwana turi mu kigero kimwe byamwangiriza ejo hazaza cyangwa ubuzima? Yego. Igishuko cya mbere nyine umuntu ashobora gushukisha umwana uri mu gihe nk'icyanjye nyine wenda nk'ubu ngubu nyine hari abana nyine bakunda amatelefone. Yego. Nk'umugabo se cyangwa umusore kubera ko azi neza akayikunda akayimushukisha akaba nyine yanamusambanya nyine bikamwangiriza ejo hazaza nyine. Yego. Yego.
uramutse ubonye umuntu yego wasambanyije umwana cyangwa umwana akakubwira ati hari umuntu wansambanye wakora iki? nahita mpamagara kuri RIB rwose. Okay, nta banga ati nahita mpamagara kuri RIB. Ni ibintu byiza cyane. Noneho hirya y'ibyo bintu byose ndumva uzi ubwenge. Uzi ubwenge n'uburyo bwo kuba muri society nyine ndumva n'imisubirize yawe ni myiza cyane. Reka twiririmbire. Reka turirimbe ku musaraba ho akantu gatoya. Indirimbo yawe ubwo umuntu dukurikiye uri kureba iki kiganiro uri buyikunde cyangwa uri bwumve ko indirimbo dushobora kuyikorera uyu mwana nuko amamagare muziko hari studio ihari nyine y'abafatanya bikorwa dufite tujyanamo abana baririmba ariko turishyura. Ubwo rero ubishoboye wambwira ati gakira umwana na indirimbo imwe twayikora rwose ubundi Imana ikaduha umugisha. Yego. Ku musaraba twagiye. Wageze ku musaraba urakubitwa urashinyagurirwa, byose wabikoreye kugira ngo uturengere. Ku isaha ya 9 wireheresha amahanga yose kugira ngo tukwamamaze. Wow, ni byiza cyane irakoze. Mwana ukiri muto ariko uri mu nzira nziza, ufite ijwi ryiza akavuga ati ijwi Imana yampaye nzarikorera mu kuririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ubu ntago wahimba akaririmbo k'urukundo se? Abarokore ko nabo bakundana. Barakundana nyine kandi baravuga ngo Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Urukundo. Nayandika. Ariko ntiwayiririmba. Uraza no kuturirimbira ntago wabura nk'akaririmbo kaba bose wabura akaririmbo ka Bruce Melody cyangwa ka Meddy uzi aya ntago bibaho kandi numvishe uraza kundirimbira akaririmbo kamwe gasanzwe katari gospel. Noneho rero uyu mwanya usigaye tugiye kuririmba cyane kurenza ibindi bintu byose byo kuvuga, ariko ni na byiza cyane ko mu bintu watuganirije n'umuntu wese uri kureba iki kiganiro ufite umwana mu mutoreze mu nzira nk'iyo ngiyo yo gusenga. Yego. Harya ngo hari ukuntu bajya bavuga ngo toza umwana inzira nziza akiri muto azarinda asaza atarayivamo. Inzira nziza ni izihe? Nizo navuze. Nizo wavuze zo kwirinda ibyo bintu byose, ibiyobyabwenge, kujya mu ngeso mbi, ibishuko, kutumvira ababyeyi. Buriya baravuga ngo umubyeyi wawe ujye umubona mu ishusho y'Imana. Niba ubaho umubyeyi uzaba wubashye nde? Imana. Uzaba wubashye Imana. None se akaririmbo twahereyeho ko mu gitabo niko konyine uzi? Oya. Hari n'akandi ko mu gitabo uzi? Kavuga ngo iki? Ndumva Yesu anyemeza. Ako turakaririmbana. Yego. Twagiye. Ndumva Yesu anyemeza ko mbuza imbaraga ngo njye musenge iteka ntacyo nzamuburana. Yanyishuriye ya myenda yose ya mbabariye atumanera de. Ariko umugabo umenye umukunda ndamukunda byose ku musaraba, ibintu byose Yesu. Iyo atari ku musaraba aba uririmba kubera iki? Iyo wumvishe Yesu muri wowe wumva umeze ute? Umuntu avuze ati Yesu ugatekereza n'urugendo rwe rwo kwisi rwo kuducungura. nawe urabyumva nyine Yesu birakomeye nyine bwabye nyine nawe ni inshuti yawe se? Ikomeye. Ubu nawe uri muri babandi yabwiye ngo munsange mbaruhure. Yego nawe urimo. Nanjye ko yavuze ngo abana bato se ubu ngende umwana muto.
umureka abana bato bansange igeze avuga mureka abasaza nka Gakire mu nsange wapi nago yavuze abana bato gusa abafite imyaka nk'iyanjye cyangwa munsi yanjye abarushye n'abaremerewe yego kandi nanjye ndarushye nawe urarushye ndanaremerewe pe iyo bavuga ngo umuntu ararushye aranaremerewe abaremerewe n'ibiki ashobora kuba aremerejwe n'ibyaha ikindi ashobora kuba aremerejwe n'ibindi bibazo nyine mu isi bararushye araremerewe ari mu gahinda umuntu wese urushye cyangwa uremerewe ngwino tujye kwa Yesu araturuhura turi kumwe njyewe nawe ndetse na Irakoze twese twegereye uwo mugabo araturuhura icyaha ni iki Irakoze we kuri wowe icyaha ni ikintu icyo cyose ushobora gukora kikagutandukanya n'Imana cyangwa se icyaha nshobora gukora njye nyine nkumva ko nakoze nkabura amahoro nyine kubera iki kintu nakoze nicyo njye nita icyaha ikintu ushobora gukora kikagutandukanya n'Imana ariko icyo kintu kiba cyanabangamiye na mugenzi wawe yego kiba cyamubangamiye okay ntacyo twirinde ibyaha kugira ngo tuzase n'uwo mugabo twari turi kuvuga haruguru n'ubundi turasa ariko dusa nawe ariko ngira ngo y'umuntu yagiye mu byaha aba yataye ubwiza bwe aba yataye yashu yego ariko nyine iyo yihannye arongera akayisubizwa akaririmbo kavuga ngo bwira mugenzi wawe Imana urakazi ubona abantu bose badasa n'Imana arata abantu bavuga ngo aba ni barebare aba ni bagufi ngo ni beza ibikara inzobe twese turasa n'Imana ukuzi ukuntu bw'Imana bari nziza ibazi bayisa nawe isa nanjye isa na Jerry isa na Hasani isa na n'abandi bantu bose nusubu nk'ubu reka tubanze tudeviyeho gato nubwo turi mu materaniro hano turi mu materaniro yenda umuvugabutumwa uri umuririmbyi ubwo umukristo ni Jerry ni ugiye uri buture ni uri buture wazanye ituro se yego wazanye ituro ryishimwe nayigize ngo waje gusenga utari buture hano duturisha ko agatuti kaba hari hejuru ya nani ya kamera nako niho hari igiseke turi buze guje kurambikamwe amaturo mu kanya numara kuririmba kanya ahubwo uraza kuturirimba akaririmbo ko guturisha uyu munsi ntago twigeze tujya ntago navuga ko tutagiye mu materaniro kuko na hano ni mu materaniro niho turi nimba twakiriye impano nziza ukaba winjiye mu muryango mugari yego ni ibintu byiza cyane ubu ubona impano yawe yo kuririmba Imana yaguhaye uzayikoresha ute uzayikoresha iki kugira ngo igirire abantu akamaro cyane nzayikoresha no kuririmba nyine nkanagerageza kwandika indirimbo zifasha abantu zibafasha kugira ute guhinduka yego cyangwa se kwibutsa nyine hari igihe umuntu aba yaribagiwe nyine bikaba ngombwa kumwibutsa iyo urebye nk'ahantu utuye ubona ari iki wahimbaho ku buryo cyahindura abantu ubona ari ibihe bibazo bihari hari ikibazo nyine cy'urubyiruko nyine ubona nyine imyitwarire nyine itari myiza cyane nta kigaro ugira nta bana mugendana bahari hari ikigare bose se ubwo ni beza wapi niyo mpamvu nyine nshaka kubahindura bose baguhinduye bibererega nje nandukanye nabo ushobora kumukururira mu nzira y'agakiza nawe akagukurira mu nzira y'ibyaha kandi inzira y'ibyaha iroroha ni inzira imeze itya ngari ariko inzira y'agakiza yo byo umenya ko iba ifunganye ibintu bisaba kwiyiriza ibintu ngo mugenzi wawe ntago kubiturushye hano ngo ujye utega n'undi musaya numva ukuntu ibintu byo mu Mana biba bizaba gushinyiriza ni ugushinyiriza ariko ibintu kwa Satani ngo uryo tw'umukene yari afite ducyo dutware wambura abantu ibintu biri aho nyine byo kwenjoye amindura ntago bazamindura basi se ujye ugira uburyo ufata nk'umwanya ukabona nk'umuntu wenda ufite ingeso mbi ukamuganiriza
ngambira nk'utugeso ujya ubona mu bana mu ngana uvuga ati hari utunyamuntu tutari twiza ndetse rimwe na rimwe nkanamubwira mugenzi wanjye uri kubikora nkambwira ni ibyo bintu si sawa nk'ibiki hari nyine nk'abana nyine basubiza urumva akaba nyine atatinyuka gusubiza nk'umutice nyine ikintu kigayitse nyine nyuma y'uko bibaye nyine nkamubwira nyine yambwira ati biriya bintu wakoze nyine ntabwo ari byiza bibaye byiza wanamusaba imbabazi nyine ubutaha ntuzongere. Hari nk'abantu ujya ubona wumve wenda nk'ariya muri karitsiye wumve ngo yagiye mu ngeso mbi afite se bwa buryo kwa turi kuvuga bw'umuntu kukugurira telefone yishaka aro ari wabona uretse kubyumva oya barahari kubona ngo umuntu yamuguriye telefone yego ukora iki rero byo mugejeje kuganira kuganiriza umuntu nk'uwo nguwo rero ntabwo umuntu yaba yaraguhaye ikintu ukunze ngo nongenze nkubwire ngo ni bibi ngapfe kubyumva nyine uragerageza nyine ukamubwira ati rero wagenda gake nyine ibintu ukabitwaza gakeya wagenda gake rwose. Nibyo turacyari muri cya kiganiro cyo kugira ngo twinjize dufashe n'impano nshya nimba nawe udukurikiye ufite umwana cyangwa se ufite umuntu uzi ufite impano yo kuririmba uratwandikira ariko impano yo kuririmba my friend ntimukajye mubyitiranya kubona umuntu nta muntu utaririmba umuntu wese ushoboye kuvuga yaririmba ariko noneho afite impano koko yo kuza kwereka abanyarwanda tuvuga ati tuzanye impano nshya nkuko tuzana n'izindi nk'uyu mwana afite impano yo kuririmba indirimbo z'Imana ati Imana yacu ni nziza Imana yacu si bayari harya ko kantu twumve Imana yacu si bayari si dagone ntibesha ingabo zayo ntizitinda ntizineshwa n'inyembaraga. Imana yacu si bayari bayari ni iki si bayari bayari ni nk'igishushanyo nyine cyashushanyirijwe Imana simbizi neza ko nuko mbyumva ni igishushanyo wowe wari uri mu murongo ni igishushanyo ahubwo abantu baramyaga basengaga bakakigereranya n'Imana yego ariko ntabwo cyakoraga yego ntabwo cyakoraga ko Imana yacu atari bayari Imana yacu irakora iravuga igasohora yego kandi icyo kiboro ntabwo cyavugaga ngo nimba ari cya bayari n'ibindi bitaga bya dagoni byose nibyo bita bya Buddha nibishushanya abantu baba basenga ubwo rero babishatse kuvuga ko Imana yacu atari kimwe n'ibyo ngibyo ahubwo ni Imana ikora iki irakora imirimo ubundi se ari ukuntu Imana bari nyinshi iyo tuvuze Imana kugira ngo twumvikanishe ko ari Imana nyakuri nyayo tuyisobanura gute ni Imana imeze iti ikora iki ni Imana ikora koko nkuko nyine ubivuze ikora imirimo kuko nyine ushobora nyine abantu hari igihe banasenga icyo kigirwamana bakita Imana yabo Imana igasubiza kuko tuzi ko ari imwe bagashimira iki gishushanyo ati hari n'igihe Imana kuko Imana itanga umugisha yego irawutanga kuba bino kubeza ntago irobanura amena uyu munsi ndumva nafashijwe mu itorero ryanjye turi kugenda n'ubundi tuganira na y'abana ariko tugafata n'umwanya wo kuririmba n'ubundi dore ko ari umunyeshuri tugomba kumureka yavuye kure avuga ati ngenje kureba gakire ni na byiza ko waje kundeba kandi ndakubwiza ukuri ko Imana iguha umugisha cyane iguha umugisha kuko uririmba neza ufite ijwi ryiza kandi ijwi ryawe rinsize mu mwuka uyu munsi wenda wasangaga nari bujye gusenga ngacumurirayo ariko hano ntago ncumuye aho nsengeye hano ndumva ndi mu mwuka ibintu bibeze neza cyane ndi kumwe na Irakoze agiye kuturirimbira kandi karirimbo kamwe
nubwo turi kugenda tugana ku musozo tumureka asubire Rwamagana kugira ngo yitegure ejo n'ishuri azajye mu ishuri kugira ngo azane amanota meza n'ubutaha n'ubundi nitumukenera tuzamuhamagare aze ameze neza cyane. Amasomo niyo ya mbere ku bana bafite impano, ku bantu baba bafite abana bafite impano, ntutume impano ye ikama, ntuyipfukirane, ariko nanone umwana nafakasinge ku masomo ko impano ni ikintu cyiza cyunganira foundation y'ikintu bita ubumenyi, uburere mu bintu bijyanye n'amasomo umwana aba yize. Mu bintu aba yize umwana bagomba kwiga neza, ejo naba n'icyamamare niba gutumira ahantu nyine uzajya imbere byibuze uririmbe, niba vuga no mu rurimi ubashe kurwumva, yego ubashe kugira bya bindi byunganira ya mpano yawe ufite, kugira ngo amavuta nibiki. Iyo bavuze amavuta urabyumva? yego Amavuta ntago ari ubuto, ntago ari amamesa, yego nta nubwo ari ayo kwisiga, ahubwo ni iki? na mavuta se navuze ngo uyu muntu afite amavuta ari mu mwuka nyine aba arimo neza, ari mu mwuka. Okay, none se turirimba kahe karirimba? turirimbe Simpagarara. Simpagarara. Vestina na Dorcas yego urabakunda cyane. ubakundira iki? Kandi nabo ndabyibuka first time duhura bari ubu ndakeka mbona barakuze, kuko duhura bwa mbere bari mu kigero nk'icyawe pe, mwari muri mu kigero kimwe. Simpagarara yego kantu gato twumve. ibisita z'ibihumbi byuzuye inzira yanjye, ariko nahawe impambi bigoma mu nkokora, sinyisubikishwa urugendo rwanjye no gutitira, kuko wantumye wohereje ingabo zindamira, umperekeza nyamagambo y'ihumure, bikantera kugenda nta gihunga, usesekaza umucyo imbere y'intambwe zanjye, aho nyuze hose nkahasanga ikimenyetso cyawe, sinyobe nkagenda nemye ntikandagira, sinyobe nkagenda nemye ntikandagira. Urujya gukomeza ngakomeza kugashyiraho nta kibazo. Naye umugongo iyi si ndetse n'idayo ndakata shinga naho, umwami wageye ntumye, simpagarara ndamaranira gusohoza uyu murimo, simpagarara ndamaranira gusohoza uyu murimo. Okay, nta mpamvu yo guhagarara kuko turi mu rugendo, kandi urugendo rwa rukomeje umunsi ku munsi. Reka ngushimire cyane, Imana iguha umugisha cyane. Indirimbo zawe ebyiri ugende ukore practice, yego ugende ukore practice hamwe n'Imana, dushaka kubona umuntu ugufasha bikora, ariko nanone mu gihe atabonetse nuzana amanota meza imwe nge nzayigukoreshereza. urakoze cyane. imwe nzayigukoreshereza iki gihembwe ugiyeho, nuzana amanota meza iyo ndirimbo yawe imwe audio nzayigukoreshereza. murakoze cyane. nuzana amanota meza, ariko ubwo birete yawe tuzayizana, mbwira turebe mu gihembwe cyashize wari wabaye wakangahe, turebe ifoto wasizemo kugira ngo tuvuga ati yavuye kuri uyu mwanya kuri aya manota, abona amanota meza, yegeraho n'imbere asunika abantu. yego Ibyo rero ni ukubisengera, ni ukwiga cyane kugira ngo bigende neza. Ubundi nanjye indirimbo ndayikwemereye, imwe muzo uzahitamo nzayigukoreshereza audio, ubwo undi muntu nawe ushobora kuba
yakwikundiye yakunze ijwi ryawe nawe ashaka kugukoreshereza video ntawamenya byose biva mu mugambi w'Imana biva mu gusenga ubwo uzabisengera kugira ngo bigende neza Imana igushoboze ubona ayo manota binagende neza kugira ngo tubishyire mu bikorwa cyane reka ngushimire ariko mbere yo gusoza twari twavuze ko turi buririmbira abantu akaririmbo kandi gasanzwe nakande tugiye gusorezaho Niyo Bosco yaririmbye ngo iki yaririmbye ngo ubigenza ute ngaho reka twumve dusezera ku bantu aho iyo nende nurengera cyangwa si iyo ushimye nushimagiza aho ntujya ubona ishitamba maze ukajugunya n'urwo wari wambaye mbwira ko mbona isi dutapfuna bubisi wowe iyo ubibona kuri iti aho ntuzi kuzatura nk'umusozi mbwira ubigenza ute mbwira reka ngushimire cyane we wadukurikiye reka nshimire Jerry reka nanashimire umuntu bita Hasani aherereye Rwamagana abantu bajye no kuri channel ye bita Kigali 500 TV bakore subscribe ni channel nabonye iri mu murongo mwiza nayo wo gufasha impano wo gushakisha impano abantu bajyeho bakore subscribe babaribe afite ibiganiro byiza cyane nakunze kari wa muntu nyine nawe uri mu murongo w'impano ari gufasha abana bafite impano kuzigaragaza ni ibintu byiza cyane Kigali 500 TV abantu bajyeho bakore subscribe ni channel nziza cyane reka ngushimire cyane ijwi ryiza ugende ukomeze ukore practice unanakomeze ushyira imbaraga mu masomo yawe unanasenga Imana nicyo nakubwira dusoza yego